Mwongeye kwirirwa rero bantu bacu mudukurikiye kuri channel yacu. Twagarutse kuri rya somo ryacu. Niba ushaka kugira ngo ukurikirane amasomo yacu wowe kanda subscribe kugira ngo ukurikirane amasomo yacu. Rero nkwijukiza gwe uyagara kuwurira isomo ryaffe gwe nyiga subscribe gumye ngo uwurire ibigambo byaffe ngo yagara kwata Uruganda n'Orunyarwanda. Kakati ngatudamu nga we twakoma nga tutandise kubala abantu ngati bana ngabwe twatandika okubala edda waliwo abantu ngati babikwata bulungi. Kati njagala nga tubiddemu nga tutandise okubala. Ubwo twali dusoma mu gihe cyashize abantu nago babirebaga neza, ariko ubu ndashaka ngo twongere dukomezeho tugira gute dusoma, twiga gusoma cyangwa se twiga kubara kuva kuri rimwe paka kuzagenda twageza ku gihumbi aho twageza hose. Buri wese biterwa n'ukuntu bakurikiranye amasomo. Ngo twari kubara twari twageze ku 10, ndagira ngo twongere ducumbukurira aho twari twagereje. Nkwibutsa ko ari ukubara kuva kuri rimwe cyangwa se kubara mu Kigande n'Ikinyarwanda. Hakati nawe nkwijukiza okubara mu Ruganda oba Orunyarwanda. Dutangire twari twagarukiye ku 10. 10 mu Ruganda bagita 10. 11 mu Ruganda babyita 11. 12 mu Ruganda babyita 12. 13 mu Ruganda babyita 13. 14 mu Ruganda babyita 14. 14 mu Ruganda babyita 14. 15 mu Ruganda babyita 15. 16 mu Ruganda babyita 16. 17 18 mu Ruganda babyita 18. 19 mu babyita 19. 20 mu Ruganda babyita 20. Noneho reka dusubiremo twihuta. 13 14 15 16 17 18 19 20. Urwo Runyarwanda 11 12 13 14 15 16 19 20. Hakati badengamba gwe obangu yagala kola subscribe owuliriza bigambo byaffe gwe nyiga ikigambo subscribe ojja gumya ngufuna buli kimu.